anye n'icyitwa peteroli. Nituvuga peteroli uganga abantu babyumve neza, reka tuvuge essence. Essence. Yego, essence ibiciro byarazamutse cyane aho ibiciro bizamutse none n'ingendo transport mu Rwanda barayongera. Ukumva intambara iri kubera muri Iran, ariko hano mu Rwanda yatugezeho, hano mu Rwanda muri Afrika rwose yatugezeho ingaruka. No mpamvu uvuze ngo ni intambara y'isi yose, ntabwo umuntu yababeshe, nibyo rwose, ntabwo yababeshe. Ndaguha urugero, hano turi wawe mu karere ka Rubavu. Yego, naje kugusura nturutse mu karere ka Musanze. Mbere tike kuva Musanze uza hano Rubavu yari amafaranga 1900. Niyo mesha. Ubu tuvugana ngira ngo tike nanayikorereje maze gukata. Ubu tike Musanze Rubavu ni 2573. Bivuga ngo hafi 700 yose yiyongereyeho. Ukumva ro ni ikibazo byatugizeho ingaruka, kandi intambara iri kubera he muri Iraq, muri Iran, mu birometero nta nabara hagati y'u Rwanda na murapfuye, ati mugiye kwicwa n'inzara, ati murabona ibiciro byazamutse. Abahanuzi bahanure ibyo babwiwe. Gahunda kuvugira abantu ngo umuhanuzi ni intumwa, kandi intumwa ijyana ubutumwa bw'uwayitumye. Amen, amen, amen. Apana gupfa kureba ngo ubwo kuko ngo akazuba ngo kari kuva ngo nitavuga ngo Imana irambwiye ngo nimwanike ngo bya bishimbo biri munsi birimbuke. Nose kubitararemutse bwarasohoye. Oya, uko baciye bugufi bambaye gunira bariyeza baratakamba ngo Imana igirute ibize miyo migambi. Yego, hariya rero hariya bishaka kuvuga ngo ubuhanuzi bwose si ngombwa ko musohora. Gusohora biterwa n'abantu. Iyo abantu bagomye ntibumvira Imana, Imana irarika ibyago bikaza. Ariko abantu bahindukiriye Imana, cyacaga Imana yari yavuze. Yego, Imana irabisubika nibe bikiraye bitewe nuko abantu twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Twabazaniye umutumirwa, umukozi w'Imana usizwe, ndetse Imana yagiye imukoresha ibintu byinshi kandi bitangaje. Ubwo rero niyo mpamvu twamubazaniye kugira ngo zimwe mu mbano afite, arabarwaye, arafite ibibazo bitandukanye, n'umusenzi kandi arashoboye kandi wizewe. Reka tumusabe abasuhuze mu izina rya Yesu. Turabasuje bakunzi bandu mu Kristo TV. Nukuri Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha. Nge nitwa Tumimana Concorde, ninge uri hano imbere ya kamera za Ndi Umukristo. Tubahaye ikaze rero rwose kugira ngo tubasangize ijambo ry'Imana kandi tunaganire mu biganiro by'iyobokamana, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Yego, komeza. Komeza ikiganiro ndumva kiryoshye pastor. Komeza rwose tuganire. None Kokorode, karame, nguko umaze kwibwira abantu bere mu Rwanda no mu mahanga, buriya iyo tuje hano hari abahaza bafite ibindi bari kwamamaza, bafite ibindi bari gutangaza, ariko twebwe turi gutangaza ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero ngiye kukubaza utuntu duke cyane, urihangana usubize ko nibukubaze kose cyane, ngira ngo uriteguye gusubiza nk'umuntu umunyabwenge. Pastor, impamvu ntakwanga gusubiza kuko hari igihe tujye tugurana nawe ukazana imbere ya kamera, nanjye nkaba ndi inyuma nkakubaza, nta kintu nigeze nkubaza ujye kusubiza. Nanjye rero urambaza rwose, ndi tayari kugusubiza. Sawa rwose, ndagira ngo yenda ngubaze cyane ngo mwizi ntambara uri kumva hirya no hino ku isi, Amerika, Irani na Israeli, ku bijyanye n'ubukungu bw'isi, cyane hano mu Rwanda, ko twe turareba iwacu mu Rwanda kuko ni naho duherereye. Urabona bino bintu bizarangira gute, cyangwa se biri kutwerekeza hehe? Ibi bintu bikutwerekeza habi. Burya urebye ibi ni nkaho bijya gusa n'intambara y'isi yose, kuko intambara y'isi yose yahereye mu bihugu by'i Burayi, ndetse n'ibihugu Uburayi bwari bukolonije byo muri Afurika no muri Aziya. Igihugu kikajya kigwanira igihugu cyari kigize ute kigikolonije. N'ubu rero impamvu ndi kuvuga nti isa naho yabaye intambara y'isi yose. Urebye ni Israel na Iran biri kurwana, none Israel ikabishyigikiwe na Amerika, ariko impamvu
byatugizeho ingaruka hano turi mu Rwanda. Impamvu ni iyihe? Reka duhere gato kijyanye n'icyitwa peteroli. Nituvuga peteroli uganga abantu babyumve neza, reka tuvuge essence. Yego, essence ibiciro byarazamutse cyane, aho ibiciro bizamutse none ingendo transport mu Rwanda barayongera. Ukumva intambara iri kubera muri Iran, ariko hano mu Rwanda yatugizeho, muri Afrika rwose yatugizeho ingaruka. Niyo mpamvu uvuze ngo ni intambara y'isi yose, ntabwo umuntu yaba abeshye. Nibyo rwose, ntabwo yaba abeshye. Ndaguha urugero. Hano turi wawe mu karere ka Rubavu. Yego, naje kugusura nturutse mu karere ka Musanze. Mbere tike kuva Musanze uza hano Rubavu yari amafaranga 1900. Niyo menshi. Ubu tuvugana ngira ngo tike nanayikoreje maze gukati. Ubu tike Musanze Rubavu ni 2573. Bivuga ngo hafi 700 yose yiyongereyeho. Ukumva ro ni ikibazo byatugizeho ingaruka, kandi intambara iri kubera he? Muri Iraq, muri Iran, mu birometero nta nabara hagati y'u Rwanda na Iran. Ubwo uko bizarangira Imana niyo ibizi. Icyakora haravuze ngo mu bihe by'imperuka hazaba intambara, ishyanga rizatera irindi shyanga. Yego, bwami utera ubundi bwami. Niko bimeze. None twebwe ngabasenga nyibi bihe ngibi nihe nama wabagira? Nugusenga cyane. Jya nkunda kubwira abanyamasengesho ibiryo bike, amasengesho menshi. Yego. Guhagarara gake, gupfukama kenshi. Kuko akenshi uwasenze nyunda zanabeshwaho no gusenga. None ni cyiza cy'abanyamasengesho ibyinshi biba bitadutunguye. Wasanga hari Imana yeretse ko ibiciro bigiye kuzamuka. Twibanze kuri essence gusa no ku ngendo, ariko nibindi nabyo, n'ibiribwa, umuceri warazamutse, amakara yarazamutse, buri kimwe cyose cyarazamutse. Ingano zikunda kuva iriya muri biriya bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. Ubwo rero none yenda uwakugira yenda ngumwe mu bavugizi b'igihugu, cyangwa se yenda ukagera nk'ibintu uhagararira, ni izihe nama wagira abayobozi cyane ngo bari abaperezida, bari abantu bashoza intambara? Kandi buriya biriya njya numva ngo hari n'igihe babitegura kokorode, kuko mu makuru dufite ngo nuko na covid hari abantu bayiteguye barayirema, iraduserereza abantu barapfa. None abantu ngabo nibi bintu by'indambara, ningize nama wabagira? Icyo nababwira, mbaye nk'umujyanama waba barigu aba bagashoza ntambara, nababwira nti intambara irasenya ntigira ute ntiyubaka. Urakoze cyane. Intambara irasenya ntiyubaka pe. Niba hari ibyo bapfa, bagombye gushaka abahuza bakicarana, hakagira ibiguzi bitangwa, hakagira iki. Ariko ikintu cyitwa intambara irasenya, ntabwo yubaka pe. Urebye ibikorwa remezo biba byangiritse, amafaranga aba yangiritse, ubukungu bukagenda, abantu bari kugura intwaro n'iki. Kandi ayo mafaranga yakagombye kubaka byinshi, agafasha abaturage baba banakennye. Hari n'abaturage baba babuze ubuvuzi, ariko kuko n'ubundi byajemo buryo ugasanga n'ubuvuzi burabuze, ugasanga n'imiti ayo bakongeye gushyira mu buvuzi bashyize mu ndwaro n'ibindi bitandukanye. Urakoze cyane ku byizo nama nziza uba ugiriye yenda ngabo, cyangwa yenda bakatwumva, ariko niyo yenda bakumva ururimi rwacu simbizi kuko barabibereye ku cyarabu, bibereye munsi n'imizi zikomeye cyane, ariko byibuze ng'umuntu washobora kumva runo rurimi rwacu. N'abanyamasengesho rero mumaze kumva inama batugiriye, icyo tugomba gukora niki. Ariko nanone reka nze ngusabe, hari abahanuzi rimwe na rimwe babona ngibi byabaye, ugasanga nabo bashushe bateye abantu ubwoba, bati murapfa nimutiyarura, Imana iraje badimbure, Imana iraje bahane. Ngaba bantu bo wabagira nama ki? Nihe nama wagira abantu ngaba yenda babona ngibi byabaye, ugasanga rwose nabo
wagira ngo ndibibareba, wagira ngo bo ndibopfa, niye nama wabagira nibareke kuba barusorera mu nduru. Ubundi umuhanuzi ahanura ibintu bitarabaho, bitaranaboneka, ariko ubu hari aburi gusanga kuri titre ngo dore wa muhanuzi ngo wahanuye ngo intambara ngo yo muri Iran. Yego, natwereke linki ya mbere nko mu myaka 2 cyangwa se mu meza ngahe ariko yihanura, sibyo? Ariko biguhita vango ngo hanuye ngo kwibiciro ngo bigiye kuzamuka, ngo kwintambara bigize ibintu byabaye. Ntago umuntu ahanura ibiriho, ahubwo ahanura ibyabaye. Sorry, ahanura ibizaba. Bego profita rero nubu ngo hahite ubona yuko hari intambara n'ibiciro byazamutse, basa kubwira tumva ati murapfuye, ati mugiye kwicwa n'inzara, ati murabona ibiciro byazamutse. Abahanuzi bahanure ibyo babwiwe. Nkunda kuvugira abantu ngo umuhanuzi ni intumwa, kandi intumwa ijyana ubutumwa bw'uwayitumye. Amen, amen, amen. Apana gupfa kureba ngo ubwo kuko ngo akazuba ngo kari kuva ngo nitavuga ngo Imana irambwiye ngo nimwanike ngo byabishimba biri munsi. Nanjye uko mbizi ubundi umuhanuzi navuga ngo ningi kiraro. Yego, ningi kiraro kuko icyo Imana ikora, Imana irerekana ikavuga ngo dore inzara igiye kuzatera. Yego, ikavuga ngo dore intambara igiye kuzatera. Iyo ibi byiye umuhanuzi, ntabwo umuhanuzi aba abonye indirimbo yo kuririmba. Ubundi indambwe ya mbere umuhanuzi, Imana ibigira ngo asenge. Yego, asenge kandi atange imiburo. Niba yenda kuba dukurikira, niba musoma ubuhanuzi bwa Yona, Yona gutumwa i Nineve, ndabwo Imana yari ifite umugambi yo kurimbura abantu b'i Nineve, ariko umuhanuzi yatumye uwe yumvaga ko gahunda ko ari ukurimbuka. Yego, ubundi Imana irimbura abantu ryari? Ni igihe banze kumva, ni igihe banze guhindukirira. Hakaba hari abahanuzi bumva niba bahanuye intambara, ahubwo bakaba bajya ku musozi gusenga ngo Mana ko yandambara itari kuba n'abantu bazambinga. Kandi biri kintu nakibwira abahanuzi, si ngombwa ko ibyo hanuye byose bisohora, kuko hari n'ibyo Imana itwereka twabona ari bibi tugasenga bikaburizwamo, twabona ari imigambi ya Satani bikaburizwamo, kandi twasenga Imana ikatwumvira. none harumva niba hanuye ko ari intambara igiye kuba, ubwo yitabaye ubwo abagize esheke, akumva ko ari esheke. ubone nka Yona. Ndabwo ubuhanuzi bwose ari ngombwa ngo busohore. Cyakora bikatubwira ngo umuhanuzi yemerwa icyo yahanuye gisohoye. Ariko si ngombwa ko byose bisohora, kuko ari ngibyago bibabiza. None se ngubu niba Yona yaranuye ngo mu minsi 40 Nineve irabirimbutse, yarahanuye ngo Nineve irimbuke, nose kubitararimbutse bwarasohoye? Oya, kuko baciye bugufi bambaye igunira bariyeza, baratakamba ngo Imana igira ute ibizemo iyo migambi. Yego, hariya rero hariya bishaka kuvuga ngo ubuhanuzi bwose si ngombwa ko musohora. Gusohora biterwa n'abantu. Iyo abantu bagomye ntibumvira Imana, Imana irarika ibyago bikaza. Ariko abantu bahindukiriye Imana, cyacaga Imana yari yavuze, Imana irabisubika nibe bikibaye, bitewe nuko abantu baciye bugufi bakubaha Imana. Bakubaha Imana. Bishaka kuvuga ngo n'abatwumva bamenye ngo niba yenda Imana ivuze ibyago kuri wowe, yenda nganyira abandi ndi umuhanuzi ngagwanurira ibyago, shona no kubwanura nabona byaje ngaca bugeri bwa nyuma ngagenda ngapfukama ngasenga, ngabati Imana bino byago bikureho. Kubara bitagusohoreye ndabwo ari imbaraga zawe, kuko n'umuhanuzi waguhanuriye wamenye ubwenge, amaze kumenya ubwenge ava ngo byaje, none nakora iki? Ni ugusenga. Niyo twavuze ngo ni umuhuza, ni ikiraro ku buryo bakura amakuru ku Mana, bamara kuyakira akababamo bakayatambutsa kugira ngo yagere ku bandi. Y'abantu rero bamaze kwakira amakuru, iyo Hezekiya aza kuvuga ngo ubwo ndi bupfe bana rero Imana imgiye kuraga, reka nze turage, ndakuraheda, ubi byari kurangira. Ariko uzamugani ko ibyo biri kunyereka yuko mu buhanu ibyahanuwe harimo uruhari rw'uwabihanuye n'uwabihanuriye. Yego,
Ezekiya ahita avuga ati mana nyine byarangiye ndapfuye mana nyeza nuko nawe agahita yemera urupfu avuga ati mana hari abo nafashije hari abo ngifasha none ko ugiye kunjyana wa mwana nishyuriraga minervari arabahate Imana ihera aho ngaho imwongera imyaka yo kugira ute yo kubaho bivuga ngo niba umuhanuza amanura ati Concorde ugiye gupfa ndiyeza ndavuga ni Imana unyeze sibyo ariko mvuga ni Imana binashobotse wabikuraho sibyo wabikuraho kugira ngo bya bindi ndi gukora mfite abana nanjye mbanze mbarere mfite umuntu ufasha kwishyura mituweli Imana urabona azabaho gute Imana yagira impuhwe n'ibambe ikavuga ati rero rimwe na rimwe ukarata n'ibikorwa by'imirimo yawe myiza kuko Ezekiya nda kindi cyamugaruye nda kindi cyamwongeye iminsi yo kubaho n'imirimo yumvice ku rupfu rwashe ariko amaze kumva ngo urupfu rwaje ntabatoyama gupfa birashoboka ariko haracyari biriya nakoze bino ariko muri plan yanjye nateganyaga biriya arata imirimo Imana yisubiraho harawango ndabwo Imana yisubiraho oya buri Imana ikivuze cyose hatabayeho kuvuga ngo oya twarimbuka kuko umujinya wayo n'uburakari byayo nukigira bate nimwihana nzabagarukira sibyo nimwihana ariko nimwanga mukagoma ingota izabarya niyo mpamvu Imana ijya ireba uburyo witwaye kare uko wabigenje kavuga ngo uyu koko nshingiye arakwiriye kubaho kandi akaba mu bushake bw'Imana akaba mu migambi y'Imana sawa rero urakoze cyane bene data badukurikiye hirya no hino ku isi tugane ku ijambo ry'Imana yenda nawe muri komenti uzatubwira nawe duhe igitekerezo uko byumva niba Imana yakubwiye ngo nugupfa ntugomba kwezi kandi uko ugapfa kuko dutanze urugero rumwe kuri Ezekiya burya na Dawidi nawe yagize byinshi bimuhiga hariya muri ze yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama nuko yabonye ko urupfu rwari rwaje boryo urupfu rwari rwaje ariko ararukanga aravuga ngo we rupfu sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ndekereze abantu imirimo witeka Imana yakoze ibintu byose rero ubikangisha kwigirira icyizere kavuga ngo oya ndapfa ngomba kuberaho Imana ngomba kubaho kubera Imana bityo witeka rushe guhabwa icyubahiro ndumva twagana ku musozo niba watanga akanomero ku bakunze bacu bandi umukristo yenda wabahereza akanomero baza guhamagara dore nubwo tuba tutavuze byinshi uri nararibonye wabagira n'inama Imana igahabwa icyubahiro yego nibiragira telefone iba kuri WhatsApp no muri Momo mbango no muri Momo 832 569 0,832,569 ngiba no muri Momo no kuri WhatsApp yego vango hari nkandi akanyenyeri nakakira uvuga ngo hari unyandikiye kuri WhatsApp namusubiza icyo bisobanura rwose pe ngo dusengere Mana turagushimye Mana tugwaye icyubahiro ugira neza bugacya bukira haleluya neza we twarayibonye twabonye abarwayi baza barembye abakozi bawe wahaye ubutwari bakabarambira ibiganza bagakira no mukanya ndabibonye nuhabwa icyubahiro haleluya bajya bavuga ngo ntabwo bibaho ngo nisikama ngo nukubeshya ariko Kristo umwuka wera waduhaye cyaturimo kandi avuze ngo muzabagabo bo guhamya Yerusalemu ni Yudeya no ku mpera z'isi umwuka wera nabamanukira umwuka wera waduhaye rero aracyaturiho reka komeza tubeho adukoresha ibitangaza Mana sengeye abantu bafite ibibazo hari abafite amadeni hari abashatse babuze urubyaro hari abafite imyaka y'ubukure ariko babuze abo babana Mana bafite ibibazo abashomeri babuza bakeneye akazi abo bose ugendagende kuri bo buri
wese isaha ye nigera umusubize, natwe tuzongeye guhora turi gushima. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twebwe yacu bihari ibipinense kuri ndi umukristo, ibihari rwose ntabwo ari ngombwa ngo tubisubiremo kenshi. Imana ibaduhere umugisha, kandi mutumirwa wacu twahe ikazo zagaruke. Nzagaruka. Amen, amen. Amen.